kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha, cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye naho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025 kuwa gatandatu iragira iti agakiza n'ukwemera guhomba iby'isi. Agakiza n'ukwemera guhomba iby'isi. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka turirimbane indirimbo ya 249 mu ndirimbo zo gushimisha igira iti nitegereje umusaraba. Turangiza dusome ijambo ry'Imana.
haleluya, haleluya. Yesu umwami ahimbazwe, izina rye ryogezwe, kuko yanyogesheje amaraso ye. Yesu nakomeze gushimwa no guhimbazwa. Bene data, reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, ibice ni 3, umurongo wa 7 tugeze kuri 11. Aravuga ngo, uko amagambo avuga ngo guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo. Nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ariko kumenya Kristo Yesu, ubwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. 10. Kugira ngo mumenye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Burya inyungu ni ikintu kuri iyi si buri wese aharanira kugeraho, aho kenshi usanga hari n'abareba inyungu gusa, ariko ntibarebe n'ingaruka zayo cyangwa se zazo. Gushaka inyungu si bibi, ni byiza, ariko hari inyungu nziza n'imbi. Inyungu irimo kubaha Imana ntako isa, ariko inyungu ikomoka mu gukora ibyaha nta mumaro wayo, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko kwitoza kubaha Imana kugira umumaro muri byose, ko gufite isezerano rya none ndetse n'irizaza naryo. Mu gihe kwitoza k'umubiri gufite isezerano rya none gusa, gukizwa no kwemera ugahomba inyungu za none, ibinezeza, ibiryohera umubiri, mbese ubusambanyi, ubusinzi, ubujura n'ibindi. Ntacyo umubiri wabasha kwigomwa, kuko uba ushaka ibyo byose biwunezeza. Naho ibindi nabyo ntacyo bitwaye. Icy'ingenzi ni ukuba ugomba kwitwararika, ukamenya inyungu nzima zifite umumaro, kugira ngo ejo utazabura ubwami bw'Imana. Bene data, ndagira ngo babwire ko ijuru bisaba kugira ngo ugire ibyo uhomba, kugira ngo uzabashe kubona ubwami bw'Imana, cyangwa uzabashe kuragwa ubwami bw'ijuru. Gukizwa rero ni ukuzinukwa ibyaha, ibinezeza byo mu isi. Utemeye kubihomba, biragoye ko iby'ijuru wapfa kubishyikira. Emera uhombe n'icyo cyaha, ariko uzigire mu ijuru. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze Uwiteka Mana yacu, turagushimiye wowe waturebye twigaragura muri ibyo bibazo twari turimo, muri ibyo byaha, warangiza ukaduha imbaraga zo kubizinukwa, zo kubihomba, kugira ngo tubashe kuzaragwa ubwami bwawe. Tweretse n'uyu mwene data nawe ugifite ibyo yumva atahomba. Kunywa inzoga ntiyabireka, gusambana ntiyabireka, kwiba ntabasha kubireka,
mwami turasabye kugira ngo umuhe imbaraga zo kubizinukwa maze nawe azabashe kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo kandi nawe azabashe kuraganwa n'abandi ubwami bwawe. Urakoze urakarama bana natwe byose mu izina ryawe ryera Yesu Kristo dusenze amen. Mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo nk'uko bisanzwe Bishop Apollinaire Gakombe Mushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ibane namwe mwese mwene data bene data, mbifurije kugira weekend nziza aho muherereye. Shalom shalom, ndabakunda.